neza. Urame ibirato. Wirute se? Iriwe neza nta kibazo. Aretse umunaniro w'akazi. Abana se ko ntababona sheri? Abana bari muri chambre. Noneho babwire bashake zamu bagende bakure ibintu nzanye biri mu modoka. Abijyane muri stock. Sandra wasanze mu gikoni sinakubajije. Umunsi mu kazi byagenze bite? Kazi neza. Byagenze neza. No, ni kamyo. Sizi maze guhaguruka. Sanyi. Kandi umunanga. Sandi umugana. Rumvikana wazindutse pe. Sandra. Kanambaga Muri guseka. Muraseka. oya Kumasomo neza. amasomo nta kibazo biragora Baragenda se bivuga. naratsinze Umvaho. Ngiye kutambajije. none se papa uzamwemeye Agira ngo kimenye. Uretse. papa buri gihe uramuhemba ndamudakira ntabwo ndiye Wowe se nabitekereje. subiza isi Ha? subiza Byumvise ubundi ntabwo hari yagize amanota meza. mama yarayashimye mama yarayashimye mama wajya umubwira Erega amanota umwana yose yagira ntabwo umubwira nabi kuko iyo umubwiye nabi ntabwo bituma noneho yongeyeho amanota kubera ko twamubwiye neza. Umarata kila dusangiye. Urakoze rata. Asa rero. Ndananiwe. Aniriwe mu kazi. Niba amasaha ageze. Natinye kuruhuka. Arangiza ibyo kurya n'umuntu kuruhuka. Noneho usigara uganira n'abana bawe. Ntabwo ari byiza ko umuntu arangiza kurya agahita ajya mu buriri. Ni ngombwa kwicara gake. Ibyo bikanza bikagera mu gifu. N'abandi tugusinzira bose. Wakagombye kuba wicaye mu kwijuru ryamye nyine uryamye. Umurangora. uretse dusangire papa basi tubaze kumara n'abiri Oya mu wirye musangire. nibyo papa ntabwo ndiruka gusangira ariko si mama Bajya bifuza kumva duruhari. Rero nibwo wareka tugasangira ibyo bigashira basi Yega nani barushye mushatse mwamureka mama akajya umva iki nacyo papa aratijoro ryiza nta biryo byaryoshye umuceri bitameze nka bya biryo uteka ninde watetse uyu munsi hano? Ni wowe? si mama ibiryo bitagira mayoneze Mukunda mayoneze. Uriye avoka nurangiza ujye kuri mayoneze. mayoneze nta nubwo areba ukuntu ari kubyibuha buri gihe Ni byiza. Abo Sandra. Oui. Ugiye mu kazi. Ariko nta kintu nashaka kubaza. Ya nzu wayiboneye umupangayi? Hari uwaje tuvugana ko ejo mu gitondo azagaruka kwishyura. Uyu munsi? Ejo, apana uyu munsi, igitondo cy'ejo. Yego. Noneho ni wowe uramubwira kondisiyo abapangayi ba hano bakoreraho. Nazemera uramuha inzu. Natazemera arigendera, sibyo? Nabonaga ari umuntu w'umugabo wiyubashye. Sawa nta kibazo. Ubwo ngubwo uramusobanurira. Reka ajya ku kazi rero. Oya narangije gutegura icyayi. Mama Sandra, hakeye.
ako papa Sandra waretse ukanywa icyayi ko narangije mbabarira ntabwo icyayi kiruta akazi ijoro mba nabyutse ariko papa Sandra waretse ukanywa icyayi nta kibazo reka njye ku kazi mbere nagushakiye nakubuze wowe wambuze mbese hano mu cyumba cy'abana wari waje gukora nari ndi gusoma Bibiliya soma Bibiliya reka nkubwire mama Sandra uneze amatwi yewe nzongera kumva wasubiye muri bariya bakore ngo wagiye gusenga utigihe gusa yewe nawe tuzabipfa uneze amatwi kubera iki ibuka ngewe nawe duhura ubwa mbere twasezeranye ngo iki shiri karame shiri najya mubwire ko ibyo nakubwiye atari imikino shiri urakoze cyane nibyo ndishimye pe cyane urugo rwacu ntabwo ari uko bizamera ntabwo zizazima wapi kubera urukundo ngukunda buryo uvuga ikintu ugomba kwishyira mu bikorwa ukabyerekana ubu njye nafashe umwanzuro wo kuva mu Bisilamu shiri ntabwo bishoboka uvugishije ukuri ni ukuri ndavamo ariko nkunde ngurongore genda gukunda shiri urakoze cyane urishimye yes apeti shiri shiri si dusangira nta kibazo shiri musigaye mugira n'amabuye muri keke ibitangaza nawe bitaba nibyo nukuri ibyo ureba shiri usiko nagira ngo uri kumbeshya ijambo nakubwiye ko nzahitamo umurokore nyine nkawe ariko ni ukubera ko nagushakaga yewe ndashaka ko umuyisilamukazi ukajya witandiya ugasara kimwe n'abandi bayisilamukazi uranyumva nuko mbishaka agiye mu rugo rwanyu papa Sandra ntabwo bishoboka ntibishoboka papa Sandra kabone niyo haza urupfu sinshobora kuva ku mwami wanjye iyo haza urupfu reka nkubwire rero yewe ndaza kureba ari yewe ari nawe umugabo uwo ari we muri uru rugo none ubu umugore wanjye ugomba kunkurikiraho igihe hose papa Sandra nongere ngo usubiriremo inshuro ya kabiri niyo haza urupfu sinshobora kuva ku mwami wanjye okay turaza kureba umugabo uwo ari we muri uru rugo bituta mwaramutse bitose mukuru umeze mutese mama wanyu ari heza
kamuguhamagarire. Nje ku kibazo cy'inzu ntabwo nyuma ese waje ubona wazindutse waramutse naramutse Sandra we mwamenye Uyu ntabwo tumuzi. aje kwishyura inzu yo hepfo nange ndi kwihuta baranitsuruza nta kibazo noneho mbere yuko winjira mu nzu uzabanza uze tugirane amasezerano mu nyandiko. amasezerano ariko nta kintu avuze oya ni byiza ko twandikirana. nta kibazo tuzabikoresha aho ejo uzazi abana Ngiye ku kazi. ngiye ku kazi Kazi keza mama. abana kanze ndebe isakoshi. mwirirwe mwirirwe buriya tuzabona muje ariko si uriya mugabo ubundi bagonga intebe. Ariko mama nanjye sinzi ikibazo afite aragenda arangara sinzi. mva Sandra ntufite irangamuntu Ndayifite mama. uze kujya kuzana ayo mafaranga Yego. utayijugunya aho mu ntebe. Yego. sawa reka ngende njye Ujye ku kazi. Eh. Umunsi mwiza mama. sawa mwiza. Denise. Oui. Se Denis ntabwo urimo kunyumva. Uzi ibyambayeho? Byakubayeho se bihuriye n'ibyo uri kwiga. Yego. Reka nkubwire. Nahuye na Papa Gisele ambwira ko ashaka kungurira phone. Ambwira ko ashaka kungurira phone. Papa Gisele. Wandi uba mu nzu ya mama. Araguca ikisugo. Nyine arashaka ko ntunga phone nk'abandi. Safite umugore? Wabyishimiye kandi cyane. Simbizi. Ubwo uzayakire cyangwa ameze nigire. Gusa uzabyitwaremo neza. Sawa. Sheri Karamba. ndishimye cyane. ushimishijwe n'iki? Ikinshimishije ni ukubona wishimye. ahantu twimukiye urabona hameze hati. Sheri, ahantu twimukiye ni heza, haratuje, hasa neza, ikindi kandi amazi ari mu rugo. Sheri, ahantu narahakunze. narishimye ariko ndongera ndababara gato. ubu iyi nzu ibintu byose biba birimo. niyo mpamvu nakubwiye ngo biriya bintu byose tubitange. Sheri, rwose aho warakoze. Mana we, abantu baradusuraga nkumva mfite isoni, ariko rwose ubu noneho ahantu wanzanye rwose harakeye. iki ni cyo gihe rero tugiye kujya tujya mu byiza gusa. Sheri, rwose usigaye uzi ibintu, reka njye kukuzanira icyayi. amasanda nabasuye. gusa icyari kinzanye nageraga amenye fagitire z'amazi niba ari njye uzazishyura cyangwa rimwe muzazishyura. ntabwo wabibonye se ko ufite konteri yawe na cash power yawe? gusa namenyaga ngo izirimo
ni zingahe ese zizishyurwa nande? umva ni ukuvuga ngo ubu si turi mu kwa 12 ikibazo cy'ukwa 11 twaragikemuye kuko wari utaragera mu nzu. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu ukwa 12 uzakemurana ikibazo cyawe nawe wasa nk'uko twishyuye inzu basa nabiyishyure amafaranga bakonsomye. Gusa mumpereze fagitire mwishyuriho bwa nyuma kugira menye aho ugomba guhera mbone gukomeza. Umura bazaguha ukwezi winjiyemo ntabwo bazaguha ukwezi utabayemo. Bazaguha ubu sitrom kwa 12 y'ukwa 12 ukwa 11 twarayishyuye. Hari ikibazo? Sibyo? Konde basitari kubyumva. Nibyo byanyazaga nta kindi. Sahura kose. Mirirwe. Bite kugarutse? Sorry. Nabagiwe telefone. Hari nabibonye kwisize. Mimi kutavuga. Tavuga. Mimi. Karame. Ndashaka kukubwira ijambo. Maranye iminsi ku mutima. Mimi. Niba hari ikintu cyahungabanyije umutima wanjye. Mimi kumenyana nawe byafashe umwanya wa mbere. Niyo mpamvu nshaka gusaba urukundo. Nyemerera urukundo kandi urampa urukundo rw'ibihe byose. Apana bwa bushuti bw'ejo ejo ndi bukabwarangiye. Njye ndashaka ko umbera inshuti y'ibihe byose. Mimi uramutse umbereye inshuti naguhindurira ubuzima. Ndakwinginze gira icyo mbwira uruhura umutima wanjye kuko kuva mpura nawe ntabwo nongeye gutuza. Yes, naguhindurira ubuzima ku buryo uzajya kubona wese azavuga ati dore umugore wa Felix. Mimi ntabwo bigoye. Nta kantu kari simple. Ndakwinginze gerageza uruhura umutima wanjye kuko ndagukeneye. Cyose bitekerezeho. Unsakuriza koko unsakuriza imbere wahere Yesu hasi gumya njya mvuga kangahe urarunsakuriza umbuza kusinzi irabivuga iki byo ngibyo urara Kanguneka ngumare mu boka. Wambabariye Papa Sandra wambabariye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
sana amakuru yawe. Ni meza turakomeye twari turaho. Ntiwaherukaga kudusura. Mw'iyi minsi sigaye mfite akazi kenshi kuryo nanjye nsa n'uwibuze. Akazi kenshi gatuma utadusura. Gusa nari ngize ngo mpanyure nashaka kubona na Papa Sandra. Sinzi niba arahari. Papa Sandra se wamukura he ntabwo wamubona? Uzi ko atari mu cyumweru? Buriya ushobora nko kumubona kuwa gatanu nimugoroba nibwo ubundi abagezaho. Okay. Kandi ko pakorera kure. Okay. Basandra se warari ngo basuhuze. Basandra iki gihe ariko baba bagiye ku ishuri nabo urabona ntabwo ushobora gupfa kubona umuntu hano iki gihe baba bari ku mashuri. Kandi koko nari ngize ngo nabo wenda naziye ko biga gonginike nk'abandi. Nzashaka umwanya ari muri weekend nze mbasure cyane ko burya narashize n'iminsi nk'abasandra bose imparuka ariko ntibanakinsura byagenze gute? Igihe cy'amashuri se urumva ntabwo bashobora kugira gupfa kuboneka gusura umuntu ko none reka nyaruke wenda nzashaka uburyo twongera nzabateguza nze reka nze nguherekeze. Shushu Karamishari ubona wanezerewe. Shari nta kuntu ntishima uzi ko ahantu ari heza. Hano ni heza cyane. None ubutaha nzakujyana Dubai. Dubai? Yes. Shari urakoze cyane. None shu Dubai kuri nge ni nko mu rugo. Yego. Kuko kenshi mu weekend niho mba nibereye. Yego. Shushu Karamishari bareka nkagenda rero urabizi ko nakatishije ya saa ndagenda muri iri joro. Shari Yes shu ndabizi ko ugiye kugenda ariko wibuke yuko igihe cyo kwishura ishuri cyageze kandi umenye yuko n'inzu nayo mbamo igihe cyarenze. Shu cyo ntabwo ari ikibazo kuri njye. Bebe Karamishari nzishyura ngahe? 50,000. Simbyumva. 50,000. Yego Shari. Iyo nzu ugomba kuyivamo. Ntibuze ukajya mu nzu 300,000. Shari inzu